Moto za Spiro ni moto ziri ku isonga mu gihugu cy'u Rwanda, ariko nyamara nabwo ni moto zagiye zinengwa cyane n'abazitwara, yewe ku buryo byageze n'aho bamwe batangira kuvuga yuko izi moto ari moto z'urupfu. Gusa kuri uyu mwanya guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda yamaze gutangaza yuko yamaze gukemura ikibazo cy'izi moto za Spiro. Wakibaza rero ni gute iki kibazo cyakemuwe? Yewe na kampani ikora izi moto cyangwa se uruganda rukora izi moto za Spiro rwamaze gufatirwa ibihano. Reka rero tubyinjiremo akantu ku kandi, nimba rero nawe uzi yuko uri umwe mu bamotari banga mu gihugu cy'u Rwanda, umviye ikiganiro mpaka kirangiye. Ngo ikaze rero k'uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo, nimba ari ubwa mbere uhageze kora subscribe kugira ngo tuzajye tubana buri munsi mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru abavugwa hirya no hino, habe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda mu Rwanda yatangaje ko nyuma y'ubugenzuzi bwakozwe ku bibazo byavugwaga kuri moto za Spiro, yafashe icyemezo cyo gusaba abazigurisha mu Rwanda guhindura imikoranire n'abakiriya bayo, kunoza imitangire ya serivisi, ariko banafatirwa ibihano nk'uko nabikubwiye hejuru. Minikoma yinjiye mu kibazo cya moto z'amashanyarazi z'uruganda Spiro nyuma y'uko zari zimaze igihe zishinjwa ibibazo bitandukanye bijyanye n'ubuziranenge bwazo. Moto z'uru ruganda ni zimwe mu zimaze kumenyekana cyane ku isoko ry'u Rwanda, cyane cyane kuva rwafata icyemezo cyo kwimakaza ikoreshwa ry'ibinyabiziga by'amashanyarazi. Izi ni moto zaje ku isoko ziragurwa cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Mu ntenge rero abakoresha moto za Spiro cyane cyane abamotari bamaze igihe bagaragaza harimo ikibazo cya bateri zishyuha cyane, kuba zitakibika umuriro igihe kinini, gutinda guhabwa serivisi yo guhindura bateri cyangwa se gukoresha moto yagize ikibazo, no kuba abakeneye ibikoresho byo gusimbuza igihe ibindi byangiritse bagorwa cyane no kuba babibona. Ibibazo bya bateri ngo bishobora no kugira ingaruka kuri feri z'izi moto za Spiro, aho bagaragaza ko zishobora guteza impanuka mu gihe rwose bateri y'iyi moto ifite ibibazo. Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Sebahizi Prudence yabwiye igihe ko nyuma yo kwinjira mu kibazo bagasuzuma, hari ibyemezo byafashwe ndetse bagomba kubikemura ku buryo bukurikira turi buze kubagezaho, kuko byatangajwe na Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda mu gihugu cy'u Rwanda Sebahizi. Mu magambo yiwe yagize ati twarebye ibibazo byari bihari byose, tuganira n'abo bireba, hanyuma tubishakira n'ibisubizo. Twarebye ibibazo byavuzwe, tureba ahari ukuri n'ahatari ukuri, tuganira n'impande zose, tureba n'abashinzwe kugenzura imikorere. Harimo ibyoroshye byagombaga guhita bikemurwa vuba, ni naho twarebye cyane nk'uko yabigarutseho agira ati ahari ibibazo bisa n'ibigoranye twabihaye igihe. Yakomeje ati ibyo twabonye byasaga naho bitureba cyane n'uburyo batangamo serivisi. Twavuze ko rero aho yagenze nabi harimo no gukererwa, aho hagomba kugaragara igihe serivisi itangirwa mu masezerano bagirana n'abakiriya babo, bikaba byanditse ku buryo atari ukuvuga ngo abantu barinubira serivisi, ahubwo bikaba hari uwishe amategeko batabyubahiriza bakabihanirwa nk'uko amategeko aba abiteganya. Yashimangiye ko humvikanye cyane ku bipimo bigenderwaho serivisi zitangwa kandi bigashyirwa mu masezerano uruganda rugirana n'abakiriya barugana umunsi ku wundi. Ku bijyanye no kuba moto za Spiro zitagira feri rero, nk'uko bamwe mu bazitwara babivuga, Minisitiri Sebahizi yasobanuye ko nabyo byarebweho ariko basanze atari ko ikibazo giteye. Yagize ati inzego zose zibishinzwe zabikozeho, ntabwo ari kuba izi moto zitagira feri, kuko aramutse ari ukutagira feri zashyira mu muhanda, ahubwo ni ibibazo by'uburyo zikoreshwamo n'abazitwara. Nawe urumva ko
ikinyabiziga kidafite feri umunsi wa mbere kigiye mu muhanda cyahita kirangira, ahubwo ni ibibazo bya tekinike bijyanye n'uko zikoreshwa abatwara izi moto batarasobanukirwa. Yemeje ko ibyavuye mu isesengura byamenyeshejwe abatwara izi moto ndetse na ba nyir'uruganda kugira ngo bahindure imikoreshereze n'imiterere ya serivisi, ndetse ko hari n'ibihano bafatiwe n'uburyo yirinze kubitangaza ibihano uru ruganda rukora izi moto rwafatiwe. Yagize ati abo bireba barabizi cyane rwose, twabiganiriyeho ndetse n'aho bagomba gufatirwa ibihano barabifatirwa. Umunyamakuru yahise abaza ko ku bijyanye n'ibihano byaba byafatiwe uruganda rwa Spiro n'imiterere yabyo, ariko Minisitiri yirinda kugira icyo abivugaho. Yagize ati ibihano ntabwo tubitangaza, ariko ibihano biragaragara ko bakeneye guhanwa barahanwa, kandi n'izo nshingano z'abagenzura imikorere. Ibibazo byari bihari twarabikemuye kimwe rero mu kindi, hagize ikigaragara kandi mubona ari ngombwa ko tugikurikirana mwatubwira tukaba ari rwo ruhande tuganiraho. Yakomeje ati ntabwo ibihano bitangazwa, niyo mpamvu hajyaho ushinzwe kugenzura imikorere akamenya ko arengera umuguzi, ariko n'abatanga izo serivisi ntibirare. Ibyo bihano rero biratangwa ariko ntabwo bitangazwa imbere y'itangazamakuru. Yashimangiye ko byakozwe mu buryo bw'imiyoborere kandi bitagomba gutangazwa mu itangazamakuru, yemeza ko abazabona ibyo basabaga bitarahindutse bazamenyesha Minicom kuko hari inzego zishinzwe kubikurikirana umunsi ku wundi. Umuyobozi wungirije w'ibikorwa by'uruganda rwa Spiro Rwanda, Mbuguje Dieudonné, aheruka kubwira itangazamakuru ko ikibazo cyo gucika feri kuri izo moto gishingiye ku miterere yazo abamotari bataramenyera. Yagize ati moto ya Spiro ifite feri ebyiri n'indi ya gatatu abantu badakunda kumenya, imenyerewe cyane ku izina rya feri ya moteri, niyo ikupa amashanyarazi akoresha moteri y'inyuma. Twaje gusanga abamotari bacomora udusinga tubiri dufite senseri ikupa amashanyarazi akoresha moteri y'inyuma mu gihe batwaye moto. Icyo gihe rero bituma basigarana feri ebyiri gusa, ni naho rero bajya gufata feri y'imbere, iy'inyuma ntibabashe gukupa amashanyarazi akoresha moteri. Yagaragaje ko ibyo abamotari bari kubihabwa nk'amahugurwa, bigishwa imikoresherezwe ya feri za Spiro, by'umwihariko kuducomora twa dusinga. Ku bijyanye na batiri zitakibika umuriro, umuyobozi mukuru wa Spiro Rwanda Arunkumura Buhandari yavuze ko bateri zazo zigenewe kumara imyaka 5 zikiri gukora, ariko ko nk'uruganda rumaze imyaka hafi 3 gusa rutangiye hari ibyo bakinoza ku buryo bateri zigize ibibazo mbere zisubizwa ku ruganda zigasimbuzwa inzima. Bateri za Spiro ziba ari iz'uruganda ku buryo zigira ibibazo zihita zikurwa muri sisiteme zigasimbuzwa, umumotari agahabwa indi nta kindi kiguzi abashije kuba yatanga. Hari kandi ikibazo cy'abavuga ko basabwa amafaranga mbere kugira ngo bahabwe moto bagatinda kuzihabwa. Uruganda rwemeza ko iyo gahunda yarangiye abantu bazajya
bagura moto bagahita bazihabwa, bitakiri nka mbere umuntu yaguraga moto agatinda kuba yayihabwa. Reka rero dusoreze aha ngaha, nimba ari ubwa mbere rugeze ku muyoboro mugari, kora subscribe, tuzajya tubana umunsi ku wundi mu makuru agiye atandukanye.